Ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abantu benshi bari gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye ngira ngo nk'uko uriho urareba kuri iyo screen yawe hari benshi bagiye batekereza ko Paul Rutikanga ndetse na Gloria Mukamabano bakundana ni abanyamakuru beza ba RBA ba televiziyo y'u Rwanda donc ngira ngo murabazi iyi duo murayizi kuri televiziyo y'u Rwanda mu kijyanye n'igisata cy'amakuru aba bantu murabazi murabakunda ngewe rwose nari narabuze Rutikanga nkavuga nese koko Gloria kuki yasigaye wenyine ubu koko bitaryoshye nk'ukuntu batugezaga amakuru iyi duo murayizi rwose uburyo ari abantu baruzuzanya cyane mu bijyanye n'amakuru ku buryo wicara kuri televiziyo rwose hanyuma ugashyiramo RBA ugashyiramo televiziyo y'u Rwanda igihe harimo amakuru ukareba amakuru rwose ukumva amakuru araryoshye nyine kuri level wumva amakuru aryoshye nka kumwe wumva indirimbo ukumvira aryoshye ureba amakuru ukavuga utese aya makuru nta kuntu umuntu yayasubiza inyuma n'abantu bavuga amakuru neza iyo bari kumwe. Paul Rutikanga rero yaramaze igihe ngira ngo ni hafi imyaka ibiri yaramaze igihe hafi imyaka ibiri Paul Rutikanga batamubona kuri televiziyo y'u Rwanda batabona mu makuru ahubwo abantu bajya ku mbuga nkoranyambaga ziwe bakabona Paul Rutikanga yamaze kwambuka ntabwo akiri mu Rwanda. Paul Rutikanga habaye igikorwa ku rwego noneho audience b'abantu bakunze iyi duo ya Gloria Mukamabano na Paul Rutikanga abantu benshi barishimye cyane ngira ngo ibitekerezo biri gutangwe ndatekereza ko ari byinshi cyane ndatekereza ko namwe iyi duo mu gikunda. Paul Rutikanga rumaze imyaka igera hafi 2 atakandagira kuri televiziyo y'u Rwanda ataboneka mu makuru yaje kongera kugaragara mu makuru abantu benshi barishima cyane ndetse na Gloria Mukamabano agaragaza uburyo mu byukuri ashimishijwe no kwakira mugenzi we. Nakubwiye ngo hari benshi bavuga bati ko aba bantu ntabwo koko bakundana uburyo bagenda bapostingana nyine wumve like ni inshuti ku rwego rwo hejuru kimwe abantu bari kuvuga ngo nyamaze ubanza Paul Rutikanga ari inshuti nziza abandi bakavuga mu byukuri wasanga Gloria Mukamabano nawe ari inshuti nziza kuko the way aba bombi mu byukuri donc babanye umubano wabo ari benshi bavuga bati ese iyo bibanira gutyo donc ayo makuru ndibuze kuza kuba nayagarukaho. Paul Rutikanga ibyo yaramaze imisa ugiye munabonye ku mbuga nkoranyambaga ari benshi bari kubyibaza bati se Rutikanga iri yaragiye hehe byagenze gute. Paul Rutikanga icyo gihe kigera mu hafi imyaka 2 ayimaze muri China mu Bushinwa aho yari yaragiye kwiga mu Bushinwa ngira ngo ni muri kaminuza imwe muri kaminuza zikomeye cyane ziherereye hariya mu Bushinwa kaminuza yitwa Beijing Technology and Business University ni kaminuza ikomeye cyane yigisha ibintu bya technology ariko ntekereza ko mu byukuri Paul Rutikanga yaragiye muri iyi kaminuza kwiga nyine ibijyanye nyine ubwo na technology ubwo byanga byakunda binafitanye isano n'ibyo asanzwe akora ariko niba harimo ibintu ngo bya marketing and what ariko nyine wumve ko yari yaragiye navuga ko ari nko kongera ubumenyi muri iyo kaminuza kongera ubumenyi like level yiwe n'ibintu mu by'ukuri abantu benshi bari gukomeza kwishimira kukuba n'ubundi Paul Rutikanga yarashimishije abantu mu makuru abantu benshi bagiye bamukunda akaba yaragiye kongera ubumenyi muri iyi kaminuza iherereye muri Beijing ariya mu gihugu cy'Ubushinwa. So nabonye ishuri abantu benshi bari kugaruka ku ishuri rya Mukaranza uburyo yavuye mu Rwanda ameze nyine nawe byumve
uje ku ntebe y'ishuri nyine byanga byakunda habamo guhangayika habamo gustrugglinga habamo kugira gute donc uburyo nyine yagarutse ameze ubona ko nyine yahindutse byanga byakunda nyine ubona ko yari yaragiye ku ishuri ariko now he's back. Nabonye rero ku mbuga nkoranyambaga benshi mu by'ukuri bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru ya Mukamabano bagaragaza ibyishimo bikomeye cyane byo kuba mugenzi we yagarutse bakabagiye kongera kujya bana mu makuru ngira ngo banatangiye kujya bagirana amakuru. Nabonye ari ibyishimo bikomeye cyane utuvideo tugiye dutandukanye ngo ya Mukamabano abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga Paul twari twarakubuze twarabakunze we na Gloria buryo muvuga amakuru donc wumve ngo ibi bintu nawe uri kugenda ubibona ku mbuga nkoranyambaga ahantu henshi bari kugaruka kuri aya makuru uburyo Paul Rutikanga yari yarabuze yaragiye hanze akaba yagarutse. Nabonye posti ya mbere Paul Rutikanga yashyize hanze oya ni Gloria Mukamabano aho hashize like umunsi umwe aho yagize ati he's back ati Paul Rutikanga see you tomorrow mu makuru. Abantu benshi batanga ibitekerezo bati mu by'ukuri batise yagarutse bati donc ni ibitekerezo byinshi cyane ngira ngo mu by'ukuri kugenda bibona ku mbuga nkoranyambaga arangije n'ubundi apostinga amafoto n'ubundi bari muri studio Paul Rutikanga yagize ati I'm glad to be back and to be doing what I missed so much. Mwakoze kubana natwe I missed you if you missed the broadcast agaragaza mu by'ukuri uburyo yishimiye kuba yagaruka ni Paul Rutikanga and to be doing what I missed so ati mu by'ukuri gukora ibyo nari narabuze. Mu by'ukuri Paul Rutikanga agaragaza mu by'ukuri uburyo umwuga w'itangazamakuru awukunda cyane ati mu by'ukuri mwakoze kubana natwe benshi n'ubundi batanga ibitekerezo bavuga bati mu by'ukuri wakoze kugaruka ido yanyu ni nziza aho Gloria Mukamabano n'ubundi yagaragaje ibyishimo bikomeye cyane arangije apostinga ifoto bigaragaza ko nyine bagiye kwinjira muri studio ngira ngo muri buze kuza ko mwabibona ifoto Gloria yambaye ikanzu ndetse na Paul yambaye agakositimu ari kubona ko nyine bya binakubwiye yagabanutse bukuntu nyine bitewe n'ubuzima bw'ishuri. Arangije mu by'ukuri bitekerezo n'ubundi ba byinshi ati nyamara murakundana ati kandi murongeye undati komeza ubeho mama wanjye ndagukunda cyane ngira ngo urabizi sinabitindaho undati umuhungu wanjye ishuri ryamukozemo akeneye kubanza gufata icyakura Gloria ndakwizera uzamwiteho ndati n'ukuri turabishimiye cyane ubu maze kureba amakuru asomye atubwira iby'umuganura uko byagenze ariko habuzemo wowe iyo mwakoranye ubwo hageri yakoze wenyine undati uyu mujama donc n'ibitekerezo bigiye bitandukanye abantu benshi biteranya ko abantu bakundana. Navuze ko ibintu ndibuze kuza kuba nabigarukaho ariko sibyo ni inshuti bisanzwe ni kwa kundura n'umuntu mugahuza like mu kazi mukaba inshuti donc ni inshuti bisanzwe kuko Gloria ndatekereza afite umugabo kuko afite n'abana bagira kuri babiri gutyo ngira ngo mu by'ukuri nayo makuru nari naguteguriye Paul Rutikanga Gloria Mukamabano benshi bari gutanga ibitekerezo bitewe n'ukuntu ari abahanga cyane mu makuru yo kuri televiziyo y'u Rwanda iyo bakoranye iyo basomanye amakuru mu by'ukuri aba ari ibintu byiza bavuga amakuru kumva ntiwahaguruka kuri televiziyo bimwe nakubwiye ngo hari igihe wumva wayasubiza inyuma kugira ngo yumve. Benshi rero baguhereza ikaze Paul Rutikanga bari gukongratulatinga iyi duo yongeye kugaruka mu by'ukuri kujya bafatanya amakuru kujya bavuga amakuru kuri televiziyo y'u Rwanda mu by'ukuri ni ibintu byiza ngira ngo ibitekerezo uri kugenda ubibona ku mbuga nkoranyambaga. Ndatekereza ko muze kuza kwa mwadohereza ibitekerezo byanyu yido wowe wayibonye gute sa makuru yareba gute donc babikora gute wowe experience yawe mu kureba makuru iyido yahuye Gloria Mukamabano Paul Rutikanga ibimeze gute iyo wicaye uri kubakurikira mu by'ukuri aba ari ibintu byiza. Uri buduherero igitekerezo cyawe utubwire uko bimeze. Ndabakunda nitwa Shadu iyi ni Shadu 250 TV
dukomeze tubane muzinebura. Muraho neza, nitwa Gloria Mukamabano, nkaba ndi umuhanzikazi uririmba indirimbo z'ubutumwa bwiza. Hashize imyaka 3 ndarabaye ntuhagaritse umuziki, ariko hari impamvu yo kuba naragombaga kwicara nkamenya icyo nshaka. Navuga ko kuri uyu munsi yari cyo nishimira ko namaze kumenya icyo ngomba gukora. Bitavuze ko ibyo nakoraga wenda mbiregreta cyangwa iki nabyo mbifata nk'irindi shuri, ariko kuri ubu ngubu navuga ko ndi Gloria uzanye indirimbo zikeneye guhindura abantu muri societe, zikeneye kubaka umuntu, zikeneye kubaka amahoro muri rusange. Sinemera cyane ibintu byo kutinda ku idini runaka, ahubwo nemera ko Imana ari urukundo, hanyuma imbuto nziza akaba ari zo zigira umuntu icyiza gishoboka, kandi akaba ari nabyo bishimisha Imana. Muri iyi ndirimbo nseka ku bwawe, wumva nseka ku bwawe Mana we, nagarutse ku migisha Imana iduha, kandi ibyiza bitugezeho biradushimisha, biradusetsa. Niyo mpamvu rero mvuga ngo nseka ku bw'Imana.